Mumbwire cyangwa bakunumyeho nakunumyeho ni njyewe rwose ngushaka ushakira iki urashaka kuzajya umuramo nawe mu buriri urumva ushaka kuzajya uhora unyinyeze bura unyiroteraho ubu nawe wari uri mu cyaro uvuga uti mukuru wanjye nabonye yarabonye ikizungerezi ukumva kingofu de pede umwami w'abatinganye uvuga uti uriya mutinganye nzagera Kigali gute ngo ubu nicyo kikuzanye nicyo cyatumye kandi yitwaze yuko ngaje kureba mu makero ko arwaye bura nta kibazo waretse se tugibera inshuti bisanzwe oya Ako reba ariko abantu mudukurikiye kuri Kigali News 25 nimurebere ndo mwana nimunebere no mwana kunakesha nimurebere no mwana yisize mukuru yaramufashe ragirira ya naga ari mukorogo ari inzobe naga ari mukorogo ari kuvuze nikomeze ahari wenda giye mbavuga nkari mukorogo ariko nibareba umubiri we uburyo ki unyese buruka cika amazi ahantu hose ugakeka ururenda urumva wagira ngo n'umwana utemba itoto wagira ngo yanyuze ku nyanja ariko ntago bazabona ko gusa n'amazi yateke ko wakwikundiye abandi cyo gatakana imukawe ukabona umugabo mwiza ukunyesebura byanyabyo mugahuza byanyabyo akaguhaza neza bikugeza ku byishimo bya nyuma cyo kandika yewe ntago nakubona sinanakwifuza sinanagukunda reba bana bagabo bari hano hanze baguza abagore reba ukuntu ke abanga se no hano hepfashe nareba ukuntu ari mwiza arebe n'ukuntu ugiye bari gukunda ubutinganye umutige nta kintu nakumarira sinaguhaza ntago gupfubya n'ubundi wancinywa twa niba kuba uri numwe y'Imana ukabishita shitani oya nta kibazo nzabyihanganira ariko muririmbira karimbo wumve satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabyeso satani we wa musenzi reka nkobunuze Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nizere ko mumeze neza aho muri hose of course mwenye nitwa Ceketu umwadakina n'abana ukina na banyana suratandukanye mu bice bigiye bitandukanye sanganye ngutana senge ntanga isara biti bakubanya ngurura mu Kigali niyoze 250 sinshobora gusubiramo reka nizere ko mumeze neza badukurikiye amajyepfo amajyaruguru asaza n'ibirengerazuba bari muri mu ntara diaspora bari muri Canada Oman Saudi Arabia mwese nizere ko mumeze neza Kayusi cameraman arimo gusinyara sinzi bashaka kukubwira none kumwe na Shitani Kayusi wa mukobwa yagarutse mwe ako se jewe uyu mukobwa ngo bimeze biti jewe wamamagaye urambwira ati mwe wamuye biko ari ijambo nyamukuru afite hari impamvu yicaye yarabikubwiye se gusa ibintu byo kubeshyira mu makeza nabyo tuzabigarukaho ejo bundi tuba twagiye mu ntara cyo kumenya amakuru sister ameze neza Kararisa rwose wamuhaye ikizo bamuhe bikorifa Kararisa meze neza nta kibazo iminsi mike ariko kuri wenda wowe cyangwa ngiye abari iminsi myinshi cyane meze neza bakunze bakiye nuze nita muri commentaire barakuvuvuye koko ariko ryo batereka ngaruke rumva atirashaka umuzana Shitani Kayusi hari no nshaka kuvuga ko cyagera mu kiganiro bwa mbere ariko nanone utaratanga igisubizo cyangwa utaragira icyo uvuga hamagara muganga ko Mutabazi kuri 078 42 078 Olivier waretse kundangaza nkamamaza niwe bizagora uryo bikate amagara numero zamwa kondo Mutabazi Rwamagana numero 07 8 42 43 nimba nayivuze muzashaka ibindi biganiro Karari ikaze nanone murakoze niki cyakuzanye no munsi cyatumye mbwate amagara Shitani Kayusi ugiye gutekereza cyane tekereza cyane asiko mbona afite ubwoba kumona afite amaganya afite ikibazo kuri ya munsi nabonaga ari seriye ari kuvuga ngo mama Keza wabo baramubuze ngo baramuroze ngo baramuvura gusa turashimira abantu bamuvuye nese watubwiye koko ntabwo ikintu cyatumye yifuza guhura nanjye kubera ko ngewe ntabwo muzi neza bihagije nagiye nkubona inshuro nyinshi kubona na mukuru wanjye nifuza ko twagirana ikiganiro kugira ngo numve ko wabonekerezaho ko ngiye nanjye narakubonye numva ndagukunze nanjye narakwifuje rwose narakubonye numva ndagukunze warunzi se mbere
kuko nakubonanye na mukuru wanjye naje kumusura natiganira Vivette twaye ariko bitewe nuko nabonye nambaraga ifite ariko ngiye ndagira ngo nyumve umusore urukundo na Kayusi kugira ngo kari umugore umugabo utera abagabo ubwo ngubwo uramusaba urukundo mwirizi kugira ngo n'abantu badukurikiye bamenye urashaka zakumarira iki akomera guteye n'isi kayo bamusubiza kuri iryo jambo fata mikoro umvise rokobotero uvugiye mu kirere shangiye no mepe bitewe n'ukuntu namubonye umubiri we nabonye uhanda umubiri we nabonye uhanda ni umworozi ni umuhinzi ikindi cya kabiri uriya munsi nubwo nawe na mukuru wanjye yambonanye nawe gute he uriya ko arabatumaho kugira ngo bikunde mpure nawe agahora nyinga mfukamira ese no muryango none nzawukizwa n'iki kumva twese mwankunze bigaragara ko ari umugore asebyaga mu makezi oya nagara kumusebya none se wishingiye kuki mbwira ibintu bitandatu byatumye nkunda mbwira ibintu bitandatu byatumye nkunda kabisa kwibariza ngenda icyambere nabonye uri seriye gute nyine basi se ni uvuge nka mu mazina yayo ntukabeshe muke ku bandi uri nka toka uri nka se wenda ni wo mugani baciye ariko nambwira uti nakubonye ibintu bitandatu byiza bimeze gutya nakubwira bitatu birahagije kuko ngende umugabo utingana n'abagabo bagiye yego nabo gukuramo rwose nta kibazo ubu nkura mu gukoresha icyuma umuheto ukoresheje imiti ukoresheje amasengesho ukoresheje iki nakoresha ukoresheje iki none se reka mubwire cyangwa bakunumyeho iyo nakunumyeho ni njyewe rwose ngushaka ushakira iki urashaka kuzajya umuramo nawe mu buriri urumva ushaka kuzajya uhora unyinyezebura unyiroteraho ubu nawe wari uri mu cyaro uvuga uti mukuru wanjye yarabonye ikizungerezi ukumva kingofu depede umwami w'abatinganyi uvuga uti uriya mutinganyi nzagera Kigali gute ngo ubu nicyo kikuzanye nicyo cyatumye kandi yitwaze yuko ngaje kureba mu makero kwa rwaje birangira n'abavandimwe babiri bankunda n'abavandimwe babiri bankunda umusore aragukunze cyangwa aricyo bagushaka cyangwa icyo banshakaho ubu kaka ko mu cyaro iwanjye ntabwo mutazamukana twaye mukana kajyanye ntabwo umutungo wanjye muzawucembura wese mukawujyana ariko hamwe nawe bashaka ko barakurikiye ari amazu naho naho mama Kiza naho Karagisa basi ngaho nabasemusha ndetse n'abandi ni benshi cyane man yesu ugenda boneza bigenza gute sister ubwo ntabwo wabajya gusabya umuryango ntabwo ari ukusebya ngo wamwerekana okay tureke arakwemeye na mugiye kuzamukorera imibonano mpuzabitsina usana amahirwe nyuma ndi mujyane wanyu kamwerekana aramehirwe ya nyuma ndi mu wamujyane wanyu kamwerekana ngiye namuhindura nta kibazo waretse se tugibera inshuti bisanzwe oya ako wabuze reba ariko abantu mudukurikiye kuri Kigali News 25 nimurebere ndo mwana ukuntu akesha nimurebe no mwana yisize mukuru yaramufashe agirira ntabwo ari mukorogo ari inzobe ntabwo ari mukorogo ari kuvuze nikomeze ahari wenda ngiye mbavuga nkari mukorogo ariko nibareba umubiri we uburyo ki unyese buruka cika amazi ahantu hose ugakeka ururenda urumva wagira ngo n'umwana utemba itoto wagira ngo yanyuze ku nyanja ariko ntabwo bazabona ko usa n'amazi yateke koko wakwikundiye abandi cyo gatakarinduka ukabona umugabo mwiza ukunyesibura bya nyabyo mugahuza bya nyabyo akaguhaza neza kugeza ku byishimo bya nyuma ukandika yewe ntabwo nakubona sinanakwifuza sinanagukunda reba bana bagabo bari hano hanze baguza abagore reba ukuntu ukeye abangasemo bari wefashe nareba ukuntu ari mwiza arebe n'ukuntu ugiye bari gukunda ubutinganyi umutige ntacyo nakumarira sinaguhaza ntabwo gupfubya n'ubundi wanjima niba kuba uri intumwa y'Imana ukamushita shitani oya nta kibazo nzabyihanganira ariko muririmbira akarimbo bumve satani kanyoko uzatugenda ugeze ryari mabye yaso satani we wamusenzi reka nkubunuze ugende wo hari kishinagera ho utazibesha ukiyongoza nyaguhambana ukariza gucumura ndifatanye gupfuganiza ubushuhe iyo ndimo nayo gutuye ni ya Sekibi ubyihangana Yesu ukamuha ubwo nyenge nakuramuye
nabuze uburyo kinagukatira mbuze uburyo kinabikubwiramo ariko iyo ndirimbo ikubwiza ukuri satani nawe uri muri bene babandi ba satani bangenda wowe urashaka kumpindura Satani akunda abagabo b'amaneke Kayusa akunda abagabo b'amaneke je nkunda abagabo b'amaneke bafite nyashi mana hano umva sister abantu badukurikirana abagabo beza b'icyerekezo bibigango bafite nyashi bafite amatuza urakora ufite mu gatuza turimo turabara amagufa mu gatuza kuyabara yabaye ipasi wasaze Brian uvishije ukuri koko nasaga Brian weretse mubazi nasaga Brian washatse Brian ko rumurezi yeni mugenzi wawe mukaba mwahuza none se basika mubaza kanu kamwe bibuze uriyizera neza ko wampaza mu buriri byibuze uramutse umpinduye nkaba umugabo nkazajya ngutera mu buriri kabisa ni iki wiyizeraho cyiza ku mubiri wawe nambwiza ukuri nambwiza ukuri ni ikihe cyiza yiziho nambwiremo bibiri basura ntabishobora nimba nabwo uri Kanyaru cyangwa uri Tanganyika cyangwa uri Ikivu menye turi Ikivu kivamo amafi mazima gifite amazi atemba neza mbwira niba uri mazi y'inyanja umbwire mbimenye ya nyanja kuko iriya nyanja ivamo amafi meza uziko hano Musanze ari ahantu ari akagezi urumva amazi ava mu nuza mu birunga kukarwa k'abagore n'ak'abagabo aho ngaho rero kuko abagore ari amazi menshi y'urura byadana kuko abagabo rero ni igitonyanga aho ngaho niyo hari nyene nambwira ikintu cyiza yigizeho nambwira ibintu bibiri yizeho byiza wenda kugira ngo umenye ko wankunda kugira ngo nawe umwikurure icyambere ufite iki rero ku mutima nta kibazo ndiyizeye uri seriye ikindi cya kabiri uvuze kimwe ikindi cya kabiri okay agira twa dutoma twa tuni tw'abadumbana ba Jehad okay oya navuga icya kabiri mbwira ibintu bikurura abagabo w'imbeshya ubu ntabwo umuntu akemenya byiza bimuriho nambwira ibintu byiza bimutatseho nawe ubwe yiyiziho yabwo ni mwiza ahantu hose n'umubiri wose urabona naseka neza byibura oya nyine gusa neza wabwiye nabyumvise nyine usa neza nabyumvise uri nakeza pe usa n'amazi ya teke usa n'amazi ya nyanja rwose uri Ikivu umuntu yaroba amafi akishima ariko noneho mbwiza ukuri ubwira uti ikiri kintu cya kabiri ngiye nigizeho cyakurura abagabo kano kanya ku buryo niyo watanga nimero zawe baguhamagara n'umuntu ukubonye tubatene shaka uramwana n'umudiaspora ahana hose cyangwa umukire hari hose jewe mfite imitungo yose ishoboka nayikumena hari ku kankunda mbyiza ukuri ni ikihe kintu kiyizeho kiri bukurure umuntu wese akurikiye muri Kigali News 25 ikindi cya kabiri nzi nuko nzi guseka ndaseka nka oya ibyo se ni ibintu byakurura abantu ni mwiza ku mubiri wawe uri mwiza wose vuga ikindi kintu cyihishe cy'umwihariko basi se atemba amazi bozi imbimenye biranyanyagira ngo bimera gutya ngo bimenye tumenye ko abantu abanyarwanda badukurikiye bamenye ko uyu mugore adasanzwe cyane rwose kuko uriyizeye inyanza turanye n'ikivu inyanza irameneka neza ikashashagirana turanye n'ikivu ukagusha imvura y'amahindu neza apana indi senyamazi oya niyo mvura y'amahindu ya indi robamo amafi uriseriye ndiseriye abantu badukurikiye rwose urumva ariko impamvu nabivuze ko abizi nuko urumva ko ari umusambanyi ubugore bwawe urabyizeye neza ufite metero 1000 uriseriye ku buryo umuntu yazajya kubita neza akavuga ati ni sawa ariko yavuze ko ari sawa ngo yavuze ko ari sawa rero akamubwiza ukuri nkugire n'inama wa mukobwa we ufite imyaka ingahe ndabona nawe ukuzemo gake ntabwo gusa wigeze mikoro mfite imyaka 18 mukecuru Jamba wewe uri umwesikoro umeze nka mukuru wa Mama Keza nawe yaje nteke imitwa mbira ko ari mwiza afite abana barindwi koko afite barindwi na ubungano nawe wari koko Mama Keza afite abana barindwi afite abana barindwi nese nkubeshe reka ngewe nzi bane aha twinarageze nuko utarubizi uri afite bane ahubwo abandi afite mu cyone ntazi ese nimba ufite imyaka 18 Mama Keza afite 23 ngo abana barindwi yabyaranye n'imbere 23 niyo yabashije kubabwira ako si afite nk'ingahe gusa ndumva ubu ngubu yabajuje nka 30 y'amavuko 30 ku bana barindwi ako mwana umwe afite nk'imyaka tuje nk'imyaka 5 igiye oya 5 oya nka 10 n'ingahera bagenda barutanwa baruta amezi umwaka cyangwa amezi oya umwaka kuko amezi yo ntabwo byakunda
niyo mpamvu agira uburakari bugeze hariya ariko nawe kayo yejo muri maso n'umukobwa twaramumenyereye abeshya mama kesi yenda shaka uzayengane kuko bari umuntu beshyira mu buntu ntabwo ngenzi wawe turumvikana abadukurikiye ntabwo muri hano muzabimenye ntabwo ngiye mbizi ko abeshya ariko kubera ko babana ngiye byibuze 80% hamya ko ibyo avuga ari ukuri kubera ko barabana ava no mu muryango iwabo aho tuye mu cyaro nyine nabo mu muryango iwabo none yaje aje kumugira inama none nanjye atangiye no kujya kuza ngo oya ntabwo nabyumva wowe ushobora kuba uri umutekano yambaga akanzu keza oya wari kumeze neza no munsi wambaye neza akanzu ndakeye ubu nta marira nta marira ntayo ubu ngubu ntago yagwara guhamagaye mfite mu nda heza azamamagara nabishaka si ngombwa gusa uyu mukobwa ari mugira inama mwabana mu gikurikirana ariko abonye ko afite kuri Kigali News mama keza none umukobwa bavine kuko uzafite fuse turazi fuse ariko sari mama keza na Clarissa akwe mikoro wayifa tukamufata ari mama keza na Clarissa ninde muntu mwiza wewe uvugishije kuri nk'umunyamakuru waduhuje ntago mbizi ubwiza ni ku mutima wenda nambe n'uyu nguyu byibuze najya inyuma ariko ntago najya imbere byanze shaka abagabo bakunda imbere ariko ngiye nkunda inyuma wenda aho namupfa gasuri nkavuga uti kubera ko afite akabiri keza gashishigira nagatema amazi y'itoto kava mu nyanja gashishigira kagusha amanzi y'imihondo ariko nta bireze gira akubita amazi y'imihondo oya ibyo se ubyumvise amazi y'inyanja amazi y'inyanja afite na nyashi wagerageza aho najya inyuma ariko ntabwo najya imbere nabwo nkamupfa gasoni kubera kumwubaha kuko ntabwo rwose ngewe sese wabyemera nyuma nanjye niho nkunda DJ Biliane we ukabyara uri he waje ukadutabara rwose ukadufasha kubonye mugenzi wawe utirukanse nukuri ko Imana pe bino rwose urangurije akantu inyuma ni hakuri ungurira akafanta mbonye umuntu ukunda inyuma nkawe rwose karibu welcome genda mugutuye rwose Clarissa nibwo yashaka azamushaka igipirisi tuzijya tumusangira turabirigeza ya nyuma nawe ujya imbere kubera ko ngewe nikundira abagabo nibo banyura nibo nishimira arateye Brian nawe ateye nk'ahungu byajya bigendamo neza hasi ni icupa nda hejuru reka njye mbese ibiki ko tuzi ko iyo abantu bagiye gutereta bagira imitoma batera Brian hasi ateye nk'icupa ariko hejuru arazamuye hasi ateye nk'umusumari hejuru ameze nk'agafira k'umusumari agatera nk'agacurama none se ni gusa niko bimeze ariko njye niko namubonye asubiramo hasi ateye nk'umusumari hejuru akaba ateye nk'agacurama noneho yajya kudija akaba ameze nk'igikona ngo none se mubeshe ubwo ameze nk'icupa ricuritse ameze nk'icupa ricuritse wenda ari we mvuze DJ Brian kubera ko muhuje basi umusabiri Brian kuko n'umukobwa n'umuturage n'umuturage n'umunyacyaro gusa nuko yaje ambwira ngo nanjye ngo yaranyishimiye ngo arashaka ko tuhuza ngo kwaje reka nkubwize ukuri wenda muri beza pe umuryango wanyu muri beza na mama keza ari mwiza nawe Clarissa uri keza ndetse unamurusha n'ubwiza n'ubwitonzi ariko njye nikundira abagabo sibyo njye nikundira abagabo kubera ko abagabo nibo banshimisha bakamezgiza kuri ibyo byishimo nifuza wewe usibye kunshuri kukangira ukancurura ukongera ukambihiza nta kiri kintu nge nkuzi cyambere cyo ntera imitoma twumva ariko ntera imitoma numve byibuza ntera imitoma numve iti iramfashe ndi kumutima abari wamutereta kwa ko nuko njye ntereta abagabo kandi abari binuza abari b'u Rwanda arumva barazana discipline nuko haje namubashe kubera ko ari umunyacyaro yeza kuba rundi nayo kuba namukubise nanamumaze namukubise namushyire mu maso ubu namubashe kuko nawe namubashe naba kuko namukubise nanamwigigeje namukubise ati we toka subira mu cyari wanyu ariko namubashe niyo mpamvu abadukuriye kurikira anizo ya 25 muze rwose murebe namubashe murabizi ukunda umusatsi ariko nanterete twumva muhoberane tureba nanterete turebe basi muhoberane ahubwo nagaragarize umbarata muhobera sister muhoberate yego nese ugo kubyanza kakura akayo ko ngabisetiye akosha uyu muntu ari kumenya niyo hari ari kwikarisa kugira ngo bikunda mbone cyambere cyo nge ntago yanshimisha ntago yanshimisha niyo yarara akankora bigeze gute sibyo akanakinga urumva akanyirotira ijoro n'amanywa urumva akazijyora nk'abakaba buri munsi ko bakene uko bwishe akasya n'iki kintu ndeba mu maso umbwira ikintu wakunze
ntubeshe oya ndeba mu maso wireba hirya reba mu maso umubyeyi ati ngena gukora iki oya reba hangaha wankundiye iki oya reba ngo reba urebe nge reba ngewe wankundiye iki ngo ujye unkurikirana ngo ujye umbona wankundiye iki oya reba ngewe wireba hirya reba nge turi kurebana wari nkundiye iki reba ngewe uri kureba ndetse sha uyu mugore nawe arashaje pe ashaje mu mutwe akira babarira unkureho izo njaba zawe ngo zirahanda warahinze intoki zabaye imishokoro zaratembutse rwose wazanye intuze sibyo wazanye hajya babyita gutera wazanye bya bindi bita hajya babyita gute wakabyarawe no gukaraba kabiri gusa bigahita biva yazanye imyati imeze nk'abantu babandi baragiye nk'abahinze mu cyaro aho yari kose azuma no mu cyaro amafaranga bafite nta mafaranga yenyeneye nta mafaranga yenyeneye gize ukuri asa ntabwo ukeneye amafaranga buriya uramura ko by'ukuri utabeshya ukunda pe niye mana wanzaniye bakuye mu cyaro utige wanzaniye impano yarayize ako cyari bazane mama noza mu makezi sombe bazane mama kezi yaratse muzaniye yaje kumwondora kubera ko nta raso yarashaje niyo mpamvu yamuzaniye iki isombe kubera ko bamuroze rero nge ndi muzima ntago banduze kandi nakindi okay ubungubu rero iyo sida cyungu yimubwira yose ko atacyumva hari indi sida mu kibuno hari indi sida se mu mutwe w'umuntu cyo mu nzara no mu ngano none se isida ko n'ingwa kise bankunda batiko ngwa ise afite umugore witwa Ige wani Dumba Ige ni umugabo abagore batatu Dumba ni umugabo undi wa gatatu ninde Nijako ese akwa niba musabye imbaga urongeye uriya uramukunda yago bisanzwe ariko Dumba kanisoreze uko umukobwa nose ngo birangiye gute mu igisubizo ukuntu birangiye dore sinukundi igisubizo naguha kumva abakobwa b'iyi minsi tuzi neza yuko mwarindagiye nta nyashi mu gifite imibiri yanyu biracegacega mumeze nk'ikibe ryakuruye inka mumeze neza nk'abantu bafashaje buragiye reka mubwize ukuri genda witeho ugorose mu kanwa kawe witekerezeho ushaka abagabo bari nyashi bahuye nawe bari mushimisha rwo hejuru nge ntiwambona ngiye ngomba kwihurira n'abagabo bagenda basohinga gutya bakazaguha igikuta akomera igikuta mfuramamije ntabwo nabona icyo ndenza kanisoreze hano ababyiginage mujye muri komanteri urukundo rwanyu ni ingenzi bakoze reka tuzere ko bizagenda